dusaba kuko tugiye mu zindi ndimi wenda byagucanga nta kindi kintu mu Kinyarwanda wumva cy'amatsiko wabaza ibyo byo gucumita nago mwabisoje wowe gerageza uzinukwe icyitwa indaya turi kwivuga dutya wasane gusuka amazi ku mugongo w'imbata ugahita unkwepa ukazisubiramo indaya nta kiza cy'indaya usanga umerewe nabi ushobora kujya no muri izo ndaya nitangira agasosiyete ibihumbi 10 ahantu navuze izina hari naho ntanga amafaranga ku cyumweru ugasanga nayo mafaranga yabuze indi ndaya zanayibye zagize gute ibintu by'uburaya ikibazo turabivugira ahangaha ukabigira ngo wenda wabyumvise mukanya nundi ntago byihishira birangira ibyo ukora byigaragaje biba byigaragaje ariko nanone yego aho kugira ngo wicane n'umugore kuko mfite umubiri nasiba kuzijyamo buri kanya ariko umubiri undiye nagenda nkareba twiyaranja tukagera gute akanyezo wo musonga wari watereta umuntu umeze nka Mukarujanga nyine ukamugira umuntu wakaba nka kopine ese ari perimi mfite yahoho cyangwa fuso y'amavatiri umugore wanjye asiganwe ishyushyu nanababwire nibashaka ahubwo yakamwana umuntu yunga abantu yaravuga akavuga ngo yabunze niba ibyo tuzadukora nawe uzazubikora umugore wawe uzazumugura inyange urebe ko yanaga turebe ko yazana ikintu cy'umugore wanjye ahubwo uriya mugore aba afite utuntu twishi mu mitima ye ahubwo bitewe k'ubutindi n'ubugome nubona naze byanaga gute afite ibintu byinshi mu mutima bavuga ngo basigaye yambara cya kibuno cyo bagura aracyambara kuyagaza n'ikibuno kugira ngo aze kibuno oya mwimubeshyira yaravuzwe ariko ngiye umugore wanjye ntabwo namugura cya kibuno nese n'undi kibuno aragisanga Imana yamuhaye menya ari naryo cyari batugirira shawari huse yarapfuye ibyo kurongora umunsi narongwe nzarongora Kimurenge uwo nzarongora wese iryo joro mu bitaro nese jita koko ngiye maze nk'imyaka 5 nabikora ko nzabikora rimwe imyaka umuzarongora zazitwaje mitiwe nzabikora mbirasi polisi aho ngaho muto tuvugisha ukuri nuko nyine Nzovu mfasha telefone ye nari kumwe na Nzovu sibyo oya yagiye hanze ari muri dushe ari njye nawe ukuntu wenda tuziranyeho njye nawe Nzovu wamukunda kubw'urukundo cyangwa mukunda wenda kuko wenda amutamo akaguha n'utura dufaranga uyu koko ni umugabo wajyana muri famiye ngo ugiye kumugira umugabo koko muri famiye ugomba kujya unishyura none zo kintu kinambabaza nuko n'amafaranga ye nanamurya mani Toni nago namubyarira nawe urabizi kamwe uko bimbwiye nkuko utamubyarira nawe nibaze muto suza amagambo ya nuza ya Nzovu suza amagambo ya Nzovu kunaharara akaguharara kajya kugushyira kuri kamera ngakugira umusitari uyu Nzovu mwashobokana uri nk'umuntu w'umugore kuko ujye kubaka Nzovu mwashobokana nk'umuntu w'inshuti yanjye nk'umuntu koko tuziranye Nzovu yashobokana n'amagambo agira nawe baribaza akagufuhira kandi mutabana sawa nari mabuja sawa ndaza kuvugisha na mugore ugukunda niba nanjye ngiye kubwira nza kumuhamagara hanze narakubeshye niba nanjye nkubwiza ukuri mutamu kuri kwanjye kose ntabwo njya nkujyanye cyakanye nakujyanye nanjye nuko rwose yari yemeye akerwa wigeze ubimenya reka mutonze kumuhamagara nyine numuhamagara oya aramushutse y'abagore shawari huse yarapfuye
n'imisozi muri urwo rugendo rwanyu. Sike ariko mwami Yesu undebere nkuru rushige nakarubwiriye mu izina ryawe ubu nakibabura urushi kujya cyamenye ko n'umwuka gihumeka ari wowe kigira ubuntu kawugiha ariko amafaranga ntacyo tazabakoza ubu waraye ucura umutwe pe ngo ukeneye ku ituro rya Salisa rabakushata yera mahanda rabasiko rabana Yesu we shanda rabata yere mosha Amanyarwanda sha ibyo ni zero nago wayankuraho gutyo. Abantu basuzugura pasiteri mwami batwima amafaranga y'icyuzi twakobokeye mana yanjye nkuramuhirimbi nakawukubitishije inkuru itagira imvura kigenye. Ariko twe niba hari ikintu kimaze kunyobera ni amadini ari muri uyu murenge. Oya wenda bazubaka amagana bayobora imbaga nta dini ryabura nk'iryo kwa Pastor Rutami Kavumbi. Yesu mwami mana yanjye kagateka mutwe nawe ujye gusenga kwako ariko abantu muranashukika uramuginga utura make akaba yagusindira ngo aza gukubite none murifata mukajya gusengayo. Atari kwa Rutambi n'ahandi nasengera niyo wagira ufite kanseri yo mu misokoro ayiranduramo na cya gikovu cya 2012 uri gukina bi aragusenyera kigasibangana n'iyi myotso uri kubona ku mubiri wawe yagusenyera isengesho ryo gusibanganya igahanagurika. Ariko abantu nitunateye kimwe nanjye njya mbyemera ko nanjye nzi neza ko turamutse duteye kimwe abatubuzi babura ibyo batubura bakazinga bagataha. Niba ari idini rifite umugisha kuri iyi si kwa Pastor Rutambi Kavumbi ikimenyimenyi yamaye amataratara y'abamarayika. Ayo mataratara sari wayabonye ariko 2025 bayisubije muri ya myaka ya kera ndabyemeye. Kera wakuraga radio nk'Ibugande ukaza ukayereka umuturage utarakasiyo wayimuha akagwanga hegitari y'ubutaka. None Kavumbi mara bashukisha ibirinete by'abantu bacukura tuwarete akabakuramo ye buri cyumweru. Reka nigendere ubwo urashaka kungusha. Yesu ashima asoje gukora iki? Iri segonda gihumbijemo azuye abantu 50 avukije iminja neza 30 arinze imanuka mu mihanda nka 500 mu izina rya Yesu ushimwe mana ngaha nawe nshimira ubwo wahinze ubuyore